Reka nongere mbasuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwebwe mwese dukomeje kugera tubana mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi kuri Talent TV Show. Nizere ko mumeze neza ndetse n'ibyo muri gukora byose bikomeje kugenda bibagendekera neza aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Wowe wahisemo gukanda subscribe, ukanda like, share na comment, ukajya uzitanga ibitekerezo byanyu mukajya mubitanga kuri Talent TV Show. Ndagushimira kandi ndakubwira ko uri w'agaciro, mudahari ntago nabandi kubakorera ibi byose bikorera amwebwe gatanu kuri gatanu. Tugiye kurebera hamwe byinshi bitandukanye rero, amakuru menshi agezweho nyuma yuko havuzwe ibijyanye na Ombolenga Fitina muri equipe ya Rayon Sport, bite by'umukinnyi wa equipe ya Rayon Sport muri equipe ya APR Football Club. Nabyo turabigarukaho nimuze gucikwa. Birumvikana ni Ombolenga ushobora kubisigana n'undi mukinnyi uva muri equipe ya Rayon Sport. Umukinnyi ngenerwa wa equipe ya Rayon Sport bivugwa ko ashobora kuza aje gusimbura umugabo witwa Kwitonda Rebaka. Ibyo byose turaza kuba tubigarukaho muri iki kiganiro tugiye gukora none ahangaha, ndetse nawe ubwawe urimo urakurikira. Tuza no kugaruka kubivugwa niba koko Christian yaranze amasezerano, ndetse tunarebe niba impamvu zituma Thierry Christophe Roger aza mu bintu bishobora gutuma Christian atandukana na APR Football Club. N'ubundi tuza no kugaruka ku kijyanye na Ombolenga Fitina muri equipe ya Rayon Sport. Ibyo byose nibyo uza kuba umenya, byose uraza kubyumvira muri iki kiganiro. Ikintu usaba ni kimwe cyonyine, no gukanda subscribe nk'ibisanzwe, bakanda like, share na comment, ubundi ibintu byose bikarushaho kugenda biba uburyo gatanu kuri gatanu. Ngewe nitwa Janvier Mukama, icyo ngusaba ni kimwe cyonyine, ni ugukanda subscribe kuri tubanye bwa mbere, ubundi tukajya tubana mu makuru ndetse na updates nyinshi ziba zitandukanye, ndetse n'izindi updates ziba azigiye zigerwaho gatanu kuri gatanu. Mbere yuko ariko tubijyaho, munyemerere mbanze ntange nanone amakuru mashya agezweho muri aka kanya, muri aya masaha. Ni amakuru abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda bakwiye kumva ndetse bakanamenya muri rusange. APR ikaba yamaze kubimenya ngo ni bande ba competitors bayo next season. Equipe ya Vision ndetse na equipe ya Rutsiro Football Club nizo zamaze kuba zizamuka mu cyiciro cya mbere, zigasezera equipe ya Muhanga ndetse n'Intare akaba arizo equipe zasigaye mu cyiciro cya kabiri. Birumvikana umwaka utaha imikino niko zigomba kuba azitegura. Ubwo ibyo byose bise bivaho, ntago twari kugomba kubitindaho, nta nubwo kwifatira umwanya munini cyane, ahubwo munyemerere twebwe twite tunyarukira n'ubundi ku madosiye maremare agezweho muri aya masaha, ku madosiye maremare ari kuvugwa hano mu Rwanda bigendanye n'isoko ry'igura n'igurishwa. Ninde uva muri Rayon Sport akajya muri equipe ya APR Football Club, ninde uva muri equipe ya APR Football Club akaba yerekeza muri equipe ya Rayon Sport. Ibyo byose nibyo ugiye kuba wumva muri iki kiganiro kiza kuba kiryoshye cyane. Ikiganiro uzagukurikira ntuze gucikwa rwose, ibintu byose biraza kuba ari uburyohe tano kwa atana. Ibinyamakuru byinshi bya no mu Rwanda birandika cyane kuko Ombolenga Fitina rwose na Christian bagomba gutandukana na equipe ya APR Football Club, ahubwo ngo ikibazo ni barerekeza he. Munyemerere twebwe tubyinjiremo muri ubu buryo buri moderne. Amakuru ahari, APR Football Club iri mu nzira zo gutandukana n'abakinnyi bayo babiri bayifashije mu mwaka imikino ushize, Ishimwe Christian ndetse na Ombolenga Fitina. Gusa abakunzi ba APR Football Club ntago ngo muri kubivugaho rumwe na equipe muri rusange. Ombolenga Fitina ugarira anyuze inyuma ku ruhande rw'iburyo, na Ishimwe Christian unyura irunyuma ku ruhande rw'ibumoso. Bombi basoje amasezerano yabo, bikaba bivuga ko batazongererwa amasezerano nk'uko twabigaruka, tuvuga ko bari muri liste y'abakinnyi 12 bagomba gusezererwa na equipe ya APR Football Club. Aba bakinnyi bombi bagize uruhare rukomeye mu bikombe bibiri bya shampiyona beruka, kuko ari abakinnyi babanzamo ndetse bari n'abakinnyi babatitira equipe ya APR Football Club yagenderagaho. Amakuru ahari nuko iyi equipe y'ingabo z'igihugu yamaze gufata umwanzuro wo gutandukana na Ishimwe Christian, umukinnyi bivuga ko APR Football Club itabimufite mu mibare yayo, kuko bifuza kugarura Imana Ishimwe Emmanuel Mangwende ukina muri Faraba yo muri Maroc. Bakaba batunga ari batatu, bakaba batabatunga ari batatu, kuko niyo mugabo Korode we agifite amasezerano. Gusa amakuru avuga ko Mangwende yabahakaniye ko atagaruka APR, ariko APR Football Club yanze kuva kwizimaho. Bavuga ko bazazamura umwana ukina mu Ntare witwa Mangwende akaba umusimbura wa niyo mugabo Claude muri rusange. Ikindi kibazo kiri kwibazwa muri dosiye ya Christian Ishimwe, ikindi kibazo kiri kwibazwa,
hari kwibazwa ikibazo kigira kiti ese koko yanze amasezerano Christian wanga amasezerano ekipe ya APR? Ubundi kuki APR Football Club itifuza kumugumana? Foroje azamo gute muri deal cyangwa se muri case ya Christian? Uwavuga ko uyu mukinnyi adashoboye yaba abeshye, kuko imyaka 2 yari amaze muri ekipe ya APR Football Club yari nimero ya mbere ku mwanya we, ndetse ayifasha no kwegukana ibikombe bya shampiyona 2 biheruka. Haje amakuru yuko shampiyona, ubwo shampiyona yendaga kurangira, APR yaba aramwegereye ngo yongere amasezerano, ariko akababwira ko ari amakipe yo hanze agomba kubanza kuvugana nayo. Aha ngo niho bahise bafata umwanzuro wo kumureka akagenda. Gusa amakuru ahari nuko ari ikinyoma cyambaye ubusa, nta na rimwe yigeze yegera uyu mukinnyi ngo yange kuvugana nayo, ahubwo bivugwa ko ari icyemezo cyafashwe babigiriwemo inama na bamwe mu baba hafi y'ikipe ya APR Football Club. Andi makuru nuko yaba yarazize kuba yarakundwaga n'umutoza Thierry Christian Froger atozaga ikipe ya APR Football Club, aho yamukinishaga akanga gukinisha niyo mugabo Claude. Ngo ni inshuro nyinshi yagiye asabwa n'ubuyobozi ko yakinisha Claude, ariko umutoza we akabona ko Christian ari we umeze neza, akaba ari we ahitamo gukinisha. Ibi ngo byatumye bakeka ko hari umubano wihariye yaba afitanye n'uyu mukinnyi, cyane ko Thierry Froger atemeraga uburyo niyo mugabo Claude yagizwe kapiteni wa APR Football Club atabizi, batabanje no kubimuganirizaho. Case ya Christian iracyakomeje, ubwo byumvikane ko uko yaba imeze kose iyi case ya Christian yaba nziza yaba mbi, umugabo witwa Thierry Christian Froger babirebye neza bashobora gusanga hari uruhare abifitemo. Nuko bimeze, ubwo ekipe ya APR kandi Christian umusimbura we agomba kuva he? Mu Ntare nta gihindutse, kuko Mangwende bashaka kuza nawe yababwiye ko atagaruka mu Rwanda. Yarabahakaniye. Umugabo witwa Mangwende nawe ati gahunda zo kugaruka mu Rwanda ni mu bintu ntari kubara mu myaka iri imbere muri kariyeri yanjye. Ati nahavuye mpavuye. APR ikensist kaba kitari buze kuva kwizima, igategereza mpaka umugabo witwa Christian Ishimwe Prito Mangwende Imana ishimwe ahindi ibitekerezo akaba yakemera kugaruka muri ekipe ya APR Football Club. Ariko igengo bitabikunze, amakuru biravugwa ko hazamurwa umwana wo mu Ntare nabo witwa Mangwende, akaba ari we uza gusimbura niyo mugabo Claude. Nkibaza imyubakira ekipe itandukana na Christian kaza kumusimbuza umwana uturutse mu Ntare. Aho ngaho ngiye nta kintu nza kwiteraho comment, nuko bimeze. Ubwo ni ekipe iri gushaka kwifataho umwanzuro kuri case y'umugabo witwa Fitina Ombolenga, nawe uri mu bagenda. Iyi kipe kandi biravugwa ko nyuma yuko Ombolenga Fitina asoje amasezerano nawe batazamwongerera amasezerano, ahubwo bazagarura Byiringiro Gilbert Kagege. Twabigarutse inshuro nyinshi. Ombolenga Fitina ageze muri APR Football Club 2017 avuye muri ikipe ya Topovar Toporkani yo muri Slovakia, babona gutandukana nawe nta gihombo cyaba kirimo. Uyu mukinnyi nawe kuva mu mpera z'umwaka ushize, ubwo yatindaga gutangira imyitozo akaza guhanwa, bigatuma atajyana n'abandi muri Mapinduzi Cup, ndetse agakanamburwa ubukapiteni buhabwa Claude, nibwo batangiye gutekereza uburyo nawe bamurekura. Kugeza ubu ntabwo barisubiraho kuri iki cyemezo, ngo nawe ni umukinnyi ufite uburenganzira bwo kuba yakwishakira ikipe ashaka akaba yayerekezamo. Ombolenga Fitina, amakuru ahari rero kuri Ombolenga Fitina, amakuru avuga ko ibiganiro bigeze kure na ekipe ya Rayon Sport, ndetse na polisi yaganirije uyu mukinnyi, ariko preference ya Ombolenga Fitina ikaba ari muri ekipe ya Rayon Sport, na cyane kabona ko ari ekipe none ishobora kongera ikaboostinga ikamuzamurira urwego, na cyane ko avuga ati muri ekipe ya polisi nibyo nakina, no muri ekipe ya Rayon Sport ntago najyamo ngo Serumogo ari Omar anyicaze. Akabona ko preference ya ari kujya muri ekipe ya Rayon Sport. Gusa ama ekipe yombi ya polisi na Rayon Sport ibiganiro bimeze neza, ndetse bose barifuza Ombolenga Fitina. Nta kipe hano mu Rwanda itakifuza Ombolenga Fitina. Gusa aya makipe ibyayo bizamenyekana ubwo neza Ombolenga azamenya neza ko offer afite mu makipe yo muri Libya no muri Algeria zizaba zibaye off, azaba atagisohotse igihugu, nibwo Ombolenga Fitina ashobora gutekereza kuba yaguma muri ekipe ya Rayon Sport cyangwa se akajya muri ekipe ya Police Football Club.
amakuru menshi ari kumwerekeza muri ekipe ya Rayon Sport muri aya masaha, ndetse no muri iki gihe amakuru menshi ari kwerekeza muri ekipe ya Rayon Sport na ekipe ya Police Football Club. APR Football Club yo mu isura nshya izaba imeze gute? Abakunzi bayo batangiye kwifata amapfubyi kubera iki? Iyi nkuru ikijya hanze yaciye kuba ku bakunzi b'ekipe ya APR Football Club kuko batumva uburyo ikipe yifuza kugera kure mu mikino nyafurika irekura abakinnyi b'inkingi za mwamba kandi bagishoboye. Bo babona ko ari bo bagahereyeho baganizwa bakaba bakongerwa amasezerano hakiri kare ku buryo andi makipe atabatwara. Ibindi bituma abakunzi b'ikipe ya APR Football Club batakaza ikizere n'abakinnyi bavugwa mu biganiro n'ikipe ya APR Football Club nk'umunyezamu Hategekimana Bonheur wasoje amasezerano muri ekipe ya Rayon Sport, Tuyisenge Arsene nawe usoje amasezerano muri ekipe ya Rayon Sport, Byiringiro Gilbert wa ekipe ya Marine, ndetse na Dushimimana Olivier Muzungu wa Bugesera Football Club. Ahangaha nicyo kiri gutuma abakunzi b'ekipe ya APR Football Club biheba bakibaza intego ekipe ya APR Football Club ifite. Tuyisenge Arsene niwe mukinnyi w'umureyo uri muri Rayon Sport, ndetse ngo ibiganiro bigeze kure kuri 70%, ndetse ngo n'amafaranga ya mbere Tuyisenge Arsene yatangiye kuyarya. Tuyisenge Arsene ngo akaba ari uzaza ari umusimbura w'umugabo witwa Kwitonda Arebaka, ariko ibi ngibi bikaba agomba kuza akaba ari backup y'umukinnyi uzaba ukomeye uzaba uri kuri wingi y'buryo kubivugwa. Ariko diri ya Arsene muri APR Football Club ni diri iri gushoboka cyane, abantu nimushaka mu byemere. Diri ya Arsene muri ekipe ya APR Football Club aka kanya currently uko amakuru ari kugenda avugwa uko umunsi ku munsi ndetse n'isaha amakuru ari kugenda azamuka, nuko Arsene bishobora kurangira ko kwerekeje muri ekipe ya Rayon Sport, pretty ekipe ya APR Football Club. Uyu nguyu akaza bisikana na Baka nawe bivuga ko ashobora kujya muri ekipe ya Rayon Sport cyangwa agasubira muri za Bugesera yaturutsemo. Ariko nanone nkibaza nti mugari k'ibinyamakuru natwe dutangaza nyine makuru akenshi ibintu ashaka kuzabikora analysis namwe tukaganira, watandukana na Baka ukazana Arsene? Anga byaba ari ukubaga inturo ku manywa pe, ibi byaba ari ukubaga inturo. APR Football Club niba ko kare ekipe igomba kubikomeye next season, ntago ari ekipe yo kuvuga ku isoko riho bazi Arsene. Ubundi wa Arsene nta nubwo akwiye kuba bakina muri izi za Rayon na APR bivavugwamo. Arsene ubu ngubu tuba turi ku breaking tuvuga tuti Rutsiro irangije deal, tuvuga tuti Etwari Doresi irangije deal, tuvuga za Musanze zirangije deal. Aba ntago ari abakinnyi baya ma ekipe, nibyo bituma umupira wacu dingira. Uzakinisha Arsene nujya mu ikipe y'igihugu bimunanire, harya ngo Rayon Sport uzajya gukompeta nande? Uzajya gukompeta na Yanga ifite Azizi Ki muri ekipe y'igihugu ya Burkina Faso? Uzakompeta na Yanga ifite Kennedy Musona muri ekipe y'igihugu ya Zambia? Uzakompeta na Yanga ifite Clement Muzize muri ekipe y'igihugu ya Tanzania? Ni ibintu bitandukanye, ni ibintu biba bitandukanye. Ama ekipe yacu ayatwita ngo na Arelite twakwiye gushingira umupira w'amaguru mu Rwanda, niyatuma tutava tutagira n'ahantu tugera. APR ibaze iyo nkuru nanjye naragize n'ubwo bwo kwibreaking nga Arsene mu biganiro ekipe ya APR byari byaneye ubwoba, ariko nabaza nikambivuge n'ubundi bico byagaciye. Ariko mu mboni zanjye nka Janvier Mukama, Arsene si umukinnyi wo kujya muri APR, si umukinnyi wo kwakina muri Rayon Sport. Niba kuko Rayon Sport yifuza guhangana na ekipe ya APR, Arsene akwiye kuba ari muri ekipe ya Musanze cyangwa za Muhanga ziri mu cya kabiri. Hari abakinnyi rega twazamuriye amazina badakwiye kuzigirirwa ayo mazina, badakwiye guhabwa izo platform. Umuntu from nowhere mu murenge Kagame Cup Espoir ramuzanye sezimwe ngo atsinze ibitego bingahe acenza abantu, tayari ekipe ya Rayon Sport ibiramuguze. Iyo ntago ari progress y'umukinnyi, ntago ari progress ekipe nkikomeye ibishaguraho umukino. Reka dutegereze turebe ibya Foroje mu mangu butumye Christian yirukanwa, ibyo Mborenga muri ekipe ya Rayon Sport, Baka muri Rayon, Arsene muri APR. Ni inkuru zisekeje, ni inkuru ziteye n'ubwo. Munyemere nge ngarukira aha, babwe nimukomeze mugira ibihe byiza.
tuze gura amandi makuru ya cata turebera ngo byinshi bitandukanye ndetse nandi makuru aza kubagezwe muri equipe ya APR Football Club. Turaganira kare nababwiye ko tuzaganira ku kintu cyitwa Super League. Abantu bakuri iki kiganiro giheruka turaganira kuri Super League ku buryo bugaragara, ku buryo bufatika, buri muntu wese asobanukirwe Super League ubundi niki Super League iteye ite, ifite gahunda imeze gute, yafasha APR mu buhe buryo. Komeza ugubwe neza, following kuri Instagram muri description y'ikiganiro harimo link Instagram yanjye, kandi aho following tujye tuganira ndetse munaze no muri group ya WhatsApp ariko ni 0 nyandikira kuri 0786588824 ushaka kwamamaza niyo nimero wayimvugisho ndetse ushaka no kugira igitekerezo mpereza niyo nimero wanyandikiraho ni kuri WhatsApp cyangwa yimpamagaraho ni 0786588824 n'icyenda n'inkunga ikomeye ushatse kwati gura byeri mugana w'abantu gura amayinite gura internet byose birakunda kuri iyo nimero, byose bini ibintu biri open kabisa. Komeza ugubwe neza ndetse unagira ibihe byiza, tuze gura amande makuru ya turebera ngo byinshi bitandukanye ndetse nandi makuru aza kubagezwe muri equipe ya APR Football Club. Ini Talent TV show nyine twa Janvier Mukaba.